wigeze kurota wica inzoka. Inzoka isobanuye umwanzi, uburyarya, inshuti mbi, ubukene, kwigunga, kubaho wenyine cyangwa se kubaho wumva ko nta wundi muntu uzagufasha mu buzima bwawe. None uyu munsi warose urota wica inzoka. Ese mu by'ukuri kwica inzoka byaba ari byiza mu nzozi? Reka turebe ubusobanuro bw'izi nzozi. Niba ukunda ibiganiro bya Steven Rwanda, kora subscribe. Ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Kurota wica inzoka bisobanuye iki mu by'ukuri? Banyarwanda, banyarwandakazi, waba wararyamye ukarota wica inzoka, ukarota wica umwanzi. Umwanzi ni inzoka, umwanzi ni inzoka. Uburyarya, kubeshya, ikinyoma, ubusinzi, ubwigunge, kubaho uhangayitse cyangwa se wumva ko utazabona umugore. Ibi byose bifite ubusobanuro. Ubifashe ukabishyira mu busobanuro bw'inzoka, hari icyo byaba bisobanuye, kubera ko ni ikintu icyo ari cyo cyose gihora kiguhangayikishije ariko wabuze igisubizo. Reka turebe ese mu by'ukuri kurota wica inzoka byaba bisobanuye iki. Reka turebe. Killing a snake, dream symbolism. Snake, dream meaning victory. Defeating snake in dream. Nurota wica inzoka cyangwa se ukarota inzoka iri kukwirukankaho bikarangira uyishe, nikurye ukahiga mu nzu yawe. Reka tuvuge ko warose wica inzoka, bisobanuye victory. Victory ni ubutsinzi, kuva ku rwego rubi ujya ku rwego rwiza. Killing a snake, dream symbolism, ni ikimenyetso cy'ubutsinzi, gutsinda umwanzi cyangwa se inzozi ukazitsinda. Waryamye urota mu nzu yawe harimo imyobo myinshi cyane, ariko iyo myobo hakaba harimo inzoka, imbeba, ibikeri. Reka tuvuge ku nzoka. Mu mwobo wa mbere wasanzemo inzoka, urangije urayikubita urayica. Umaze kuyica ujya kuyijugunya. Ukomeje kurunguruka mu nzu yawe, mu wundi mwobo hasohokamo inzoka ifite imitwe ibiri. Iyo nayo ikubonye urayikubita rwose urayica. Ibi bintu bisobanuye ubutsinzi rwose, umwanzi wawe wamushyize hasi, byarangiye. Bisobanuye ko ukwiye gutuza, ntuhangayike. Gutsinda umwanzi cyangwa se ikibazo, burya ibi nabyo bisobanuye inzoka. Inzoka akenshi igereranywa n'umwanzi, ikibazo cyangwa se umuntu ugufitiye ishyari. Kuyica rero bisobanuye ko warangije gutsinda uwo munyamashyari uguhiga, bisobanuye ko warangije gutsinda uwo mwanzi uguhiga, bisobanuye ko warangije gutsinda abantu bose bagufitiye ishyari. Wibuke, nta muntu utagira abanyamashyari, burya baraguhiga kandi ntabwo bazakugeraho. Ariko niba waryamye ukarota inzoka, humura, tuza rwose. Rero uzatsinda abakurwanya kandi ntabwo bazakugeraho. Ikintu ugomba kumenya, bari abanzi bawe bagereranywa n'inzoka. Birirwa baguhiga, bakuvuga nabi, birirwa bashaka kukurega mu buyobozi, birirwa bashaka kugushyira hasi kubera ko babona ko ufite ibikorwa, ariko ntugire ikibazo, ntuhangayike rwose, humura, byarangiye, ubu ngubu wabaye umutsinzi. Ikintu ugomba kumenya, kurota wica inzoka bisobanuye bisobanuye gutsinda ikibazo gikomeye cyari kigiye kukurangiza rwose. Ni ukuvuga ngo wari ufite ikibazo mu buzima bwawe, ariko icyo kibazo kigiye kurangira, none warose wica inzoka. Bisobanuye ko icyo kibazo nta kintu na kimwe kizakugeraho, nta n'icyo kizagukoraho, kubera ko umwanzi wawe warangije kumushyira hasi. Humura, utekane, ukora ibyo ukora byose. Ikindi ugomba kumenya, ibi ngibi ni ukuva mu bibazo wari urimo, ndetse byari bigiye kuguhitana bikagushyira hasi. Bakunze ba Soma Rwanda TV, niba uhorana ubwoba mu mutima wawe, ihungabana cyangwa se guhora uhangayitse, menya ko ibyo nabyo warangije kubitsinda. Iyo warose wica inzoka, ibi ngibi bisobanuye kwica ubwoba bwinshi cyane wari ufite mu mutima wawe. Ikindi ugomba kumenya, bivuga kwigirira icyizere. Niba ubayeho nta cyizere wifitiye, ukaba warose wica inzoka, bisobanuye ko icyizere cy'ubuzima bwawe rwose cyagarutse. Humura, tekana, kora akazi kawe wari usanzwe ukora. Ikindi ni ugufata icyemezo gikomeye. Reka tuvuge ko wari umusore ukaba wumva ugiye kuzapfura ingaragu, none ubonye umukobwa mukundana, mugiye gukora ubukwe kandi nta mafaranga ufite, ariko icyo cyizere wiremamo, humura rwose, uzabukora. Imana izagushyigikira, ndetse inshuti n'abavandimwe nabo bazakuba hafi. Ibi ngibi rero bisobanuye ko icyemezo gikomeye ugiye gufata mu buzima bwawe kigiye guhindura ubuzima bwawe burundu rwose, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi ugomba kumenya rwose, ibi ngibi ni ukwigobotora ibintu n'abantu byari bikubangamiye mu buzima bwawe cyangwa se byari bikubangamiye mu mutwe. Humura, tekana, n'ikindi gihe rwose uzasaba Imana iguha izo nzozi, kubera ko ni inzozi nziza.
ikindi ugomba kumenya, burya kurota wica inzoka, ibi ngibi ni uguhabwa amahirwe mashya mu buzima, ni uguhabwa icyizere, ni ukugera ku kintu waritegereje ariko ukaba warakibuze. Ibi ngibi bifatwa nko kurindwa n'Imana, ni uburinzi bw'Imana rwose, kubera ko Imana ntabwo yakwemera ko inyamaswa mbi nk'inzoka yakurya. Wowe wayirose urangije urayica, bivuze ngo Imana irakurinze, ntabwo rwose yagutererana. Ikindi ugomba kumenya, ibi ngibi byerekana ko ibintu bigiye kugenda neza mu buzima bwawe rwose. Humura, tekana, inzara irashize, ubukene burashize, icyizere kiragarutse. Amashuri yawe yari yaracitse intege, amashuri yawe rwose nawe ugiye kuyiga uyarangize. Bya bindi byose, ubuhinzi bwawe ugiye guhinga weze, ubucuruzi bwawe ugiye gucuruza wunguke rwose. Humura, Imana irakwibutse. Ikindi ugomba kumenya, burya kurota wica inzoka, ibi bifite ikimenyetso. Reka tuvuge ko wari warakoronijwe n'ubusinzi, ubusambanyi, ubwigunge ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, uburwayi ndetse n'ibindi. Ibi bintu bisobanuye ko warangije kubitsinda. Burya inzoka ishobora no kugereranywa n'umuntu uguhendesha. Reka tuvuge ko muri bizinesi hari abantu benshi cyane baguhigaga ariko bakifuza kugushyira hasi. Humura rero, ubu tuvugana warangije gutsinda. Inshuti mbi cyangwa umubano mubi, ibi nabyo wabikuyeho. Ubusinzi wabukuyeho, ubusambanyi wabukuyeho, wakiriye imbaraga nshyashya mu buzima bwawe. Humura, tekana. Abakunzi ba Soma Rwanda TV, nasoza mbifuriza gukomeza gukurikirana ibiganiro byanjye, kubera ko nukomeza kubikurikirana uzagera kuri byinshi. Ikiganiro nimenya byinshi. Ikintu ugomba kwitondera mu buzima rero, kurota wica inzoka bisobanuye ko bishobora gutandukana cyangwa se bishobora gutandukana n'inzozi nyinshi cyane wari usanzwe urota, kubera ko burya aho izo nzozi zabereye, niba zabereye mu nzu, iyo nzu yifate nk'icyumba wari wihishemo, icyumba cyari kikwegereye, icyumba rwose cyari kikugarije, icyumba cyari cyuzuyemo ibintu bibi. Uko wiyumva rero, niba yari inzoka nini cyangwa ntoya, menya ko warangije gutsinda ikibazo, kubera ko inzoka nini ni ikibazo kinini, inzoka ntoya ni ikibazo gitoya. Tangira rero ukurikirana ibiganiro byanjye niba utankurikiranaga, kubera ko inzoka yari imeze ite. Andikaho ngo muri comment niba warigeze kuyirota. Ese wayihishe gute? Wayihishe gute rwose? Wayikubise umuhini? Wayikubitishije intoki? Ibyo bishyire muri comment, nabyo tuzabivugaho. Ese urumva umeze ute kano kanya aho wumviye iki kiganiro? Tangira rwose ujye ukurikirana ibiganiro byanjye kandi ukore subscribe. Ndabakunda, mugire Imana, muhorane imbaraga n'imbaduko mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndabakunda cyane. Yari Steven Rwanda, umukunzi wanyu, umukunzi wo gusoma ibitabo. Channel yanyu ni Soma Rwanda TV. Ndabakunda cyane.